Ku nshuro ya 31 twibuka jenoside yakorewe abatutsi muri 1994, isanganya ryagwiririye u Rwanda. Insanganyamatsiko iragira iti ntibizongera ukundi idashyizwe mu bikorwa bigira ingaruka ku kwiyongera kw'ingengabitekerezo ya jenoside. Ubu ni ubuhamya bw'umwe mu barokotse jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 wahohotewe agafatwa ku ngufu, abiwabo bose bakicwa ndetse akananduzwa sida. Ni inkuru ibabaje ya Nishimwe Konsore. Jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 yakoranywe ubugome ndengakamere bikajyana nuko yamaze igihe kirekire itegurwa. Ibi bigarukwaho na Konsore Nishimwe wari ufite imyaka 14 muri icyo gihe, wafashwe ku ngufu ndetse akanduzwa virusi itera sida. Uyu mwanditsi w'ibitabo yabigarutseho mu gitabo yanditse akiyita Tested to the Limit, A Genocide Survivors Stories of Pain, Resilience and Hope. Ni igitabo kigaruka ku mateka ye muri jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 n'uburyo yafashwe ku ngufu akanduzwa sida afite imyaka 14, abavandimwe be bakicwa. Muri ibi bihe bya jenoside yakorewe abatutsi, umuryango wa Nishimwe wahungiye mu gace k'abayisilamu bashakaga ubuhungiro, ariko ku wa 15 Mata muri 1994 se na nyirasenge baricwa. Ibyago byakomeje kwiyongera kuko hashize icyumweru abavandimwe be batatu barimo uwitwa Bonfils Habimana wari ufite amezi 16, Pascal Muvara wari ufite imyaka 7 na Philbert Nkusi wari ufite imyaka 9, nabo barishwe. Nyuma yo kurimbura abo mu muryango we, nyirakuru, sekuru bo kwa se wa Nishimwe na nyirarume nabo barishwe. Uyu mwana wari ukiri muto asigarana icyizere gike cyangwa se nta nacyo cyo kubaho. Yahungiye ahantu hanyuranye yihisha ngo arebe ko bwacya kabiri, ariko abicanye baramubona, baramusambanya ndetse bamwanduza virusi itera sida. Nyuma yaje kurokokana na nyina Marie Jeanne n'umuvandimwe we Jeannette Ingabire. Urebye akaga Nishimwe yanyuzemo biragoye kwiyumvisha ko yakwiyakira, ariko igitangaje yari yakiriye ndetse atangira gufasha abaheranwe n'agahinda. Nishimwe ubu atuye New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu kiganiro yagiranye na Liza Kefovel MCW podcast yavuze ko kugira ngo akiri ibi bikomere byamutwaye igihe kinini. Ati ni ubuntu bw'Imana ndetse no kuba narahuye n'abantu banyabo, no kuba ahantu hanyaho gushobora guhura n'abantu b'ibitangaza bashoboye kunyumva ndetse no gushyira uwo mwanya kuri nge, no kuvuga kumuha umwanya, niko yavuze. Akomeza avuga ko umubyeyi we nawe yagiye amuba hafi ndetse akirengagiza iby'abandi bantu bavugaga. Ati mama wanjye yaramfashije, twari tukiri mu bihe by'ibikomere byinshi, ariko yamfashije kubasha kubaho muri ibyo bikomere. Namwigiyeho uko nabana n'ibikomere. Icyo gihe nari umwana muto, nari mfite byinshi muri nge. Nishimwe avuga ko ikibazo abantu benshi bagira ari uko batabasha kumenya uko bavuga ku bihe bibi banyuzemo. Agaragaza ko yaje kurenga uwo murongo, akaba umwe mu bafashe ya mbere, akamenya uko agomba kuganira ku bikomere bye. Ikindi avuga ni uko atangira urugendo rwo guhangana n'ibikomere, yabanje kwiyumvisha ko agomba kujya yumva ibikomere bya buri wese kandi akishyira mu mwanya we. Ati niyo mpamvu nshobora kugira umutima w'impuhwe, nkabasha kumva ibikomere by'undi muntu yanyuzemo. Iyo ntabona abo bantu banyitayeho ntabwo mba ndi hano. Kuri nge nshimira buri wese wamfashije, ubwo nta rurimi nari mfite navugamo uko niyumvaga. Nishimwe avuga kandi ko ubwo yashyiraga hanze igitabo cye muri 2012, abantu batandukanye batumvaga ukuntu yavuze ibyamubayeho byose, ariko umubyeyi we agakomeza kumuba hafi no kumukomeza. Avuga kandi ko ubwo yatangiraga gufata imiti igabanya ubukana bwa virusi itera sida byabanje kumubera ibibazo kuko byamwibutsaga ibyo yanyuzemo, ariko nyuma akaza kubyakira. Ati byari ikibazo, ariko
ubu ntabwo bikiri ikibazo kuri njye. Ubu mba mbibona nko gufata vitamini, kuko uko nahinduye imitekerereze yanjye nuko nireba byamfashije gusobanura icyo mfite. Nishimwe iyo abajijwe ijambo aba yifuza kubazwa n'inshuti ze, asubiza ko ari ukumubaza uko ameze cyangwa uko yiyumva, kuko bituma umuntu agaragaza amarangamutima ye cyane cyane iyo ari kumwe n'umuntu yiyumvamo. Yavuze ko nyuma yo gufatwa ku ngufu muri 1994 muri jenoside yakorewe Abatutsi akananduzwa sida, yabashije kwigobotora agahinda, kandi ko n'abandi ari uko bakwiriye kubicamo bakakigobotora. Tukiri ku bukana bwa jenoside kandi mu karere ka Rusizi ni ku ivuko rya Sederi. Abarokotse jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994 mu cyahoze ari komine Kimbogo muri perefegitura ya Cyangugu ni mu murenge wa Mururu, akarere ka Rusizi kuri ubu, bavuga ko kuba Kimbogo hari igicumbi cy'ishyaka Sederi byatumye jenoside igira ubukana bwinshi muri ako gace. Bagaragaza ko byageze aho abicanyi bicaga Abatutsi bakabakuramo ingingo z'umubiri nk'impyiko, imitima n'izindi, bakazotsa bakazirya. Babitangaje ku itariki 9 Mata 2025 mu gikorwa cyo kwibuka ku nshuro ya 31 jenoside yakorewe Abatutsi ku w'inteko ahiciwe Abatutsi benshi. Mu gihe cya jenoside ahitwa uw'inteko yari imwe muri segiteri 9 zari zigize komine Kimbogo, ikaba imwe muri segiteri zari zituwe n'Abatutsi benshi. Gasarabwe Jean Damascene warokotse ibitero bagabweho n'intera hamwe ziganjemo nsoresore zo mu ishyaka rya Sederi kuva ku itariki 9 Mata 1994 yavuze ko ku musozi w'inteko jenoside yagize ubukana bwari hejuru. Yavuze ko hari n'inzu bitaga Burende intera hamwe zajyanagamo abagore n'abakobwa zikabasambanyirizamo. Perezida wa Ibuka Muhirwa Innocent yavuze ko muri Gashyantare muri 1994 umunsi Bucyana Martin wari perezida wa Sederi yicwa, Abatutsi bo muri komine Kimbogo basenyewe nawe arimo. Muhirwa yavuze ko Abatutsi insoresore za Sederi zasenyeye uwo munsi ari nabo bari ku rutonde Bagambiki wari perefe wa Cyangugu yinjiranye muri sitade ya Rusizi yitwaga Kamarampaka. Icyo gihe Liyetona Imanishimwe bari kumwe yasomye amazina yabo, bajyanwa kuri bariyeri yo mu Gatandara baricwa. Bamwe muri bo bakurwamo ingingo z'umubiri nk'imitima, impyiko n'imyijima, ntera hamwe zirazutsa zirabirya. Umuyobozi w'akarere ka Rusizi Sindayiheba Fanuel yavuze ko umunsi Bucyana Martin yicirwa i Butare aho yigaga Igihundwe haribwo ibyo byakozwe. Yavuze ko uwo munsi hafi y'ishuri rya Gihundwe hahise hashyirwa bariyeri yo gutangira no gutoteza Abatutsi, ngo intera hamwe n'impuzamigambi zibaryoza urupfu rwa Bucyana wari wiciwe Butare. Meya Sindayiheba yavuze ko Sederi yahaye imyitozo ya gisirikare urubyiruko rwiyitaga impuzamugambi n'urundi rw'urubyiruko rw'intagondwa irubibamo icengeza amatwara ry'urwango rwo kwica Abatutsi. Ati Sederi urumva ko ari nka moteri ya jenoside, nibo bayicuze ariko ni nabo bakanguriye urubyiruko kujya gukora jenoside. Byumvikana rero ko akarere ka Rusizi kagize ibyago bikomeye kuko ariko kavukiyemo moteri yateguye ikanakangurira urubyiruko gukora jenoside. Mu karere ka Rusizi hamaze kuboneka imibiri irenga 25,000 y'Abatutsi bishwe muri jenoside. Duharanire ko bitazongera ukundi, ndetse ugerageza gutegura no guhembera amacakubiri arwanywe yivuye inyuma.